Saliti umeze ute se? Ni sawa mani, sawa kabisa. Hariya ngo uri umufilozofe Ape. kandi ariko ujya utubeshya. Oya, ntabwo ndi umufilozofe icyakora nyine nkunda ubumenyi nkakunda n'ubuhanga ariko swipaze filozofe. Umufilozofe se ni umuki outside y'iyo definisiyo duhaye? Wenda mbere yo kukubwira umufilozofe uwo ari we, umenya ahari byaba ari byiza kubanza kukubwira icyo filozofiya ari cyo. Ubundi kera mu binyejana byo hambere, ubumenyi bwose bwari buriho bwitwaga nyine filozofiya. Ubumenyi bwose, imibare, indimi, art, biriya bintu bya poeme, bya poezi, ibintu byo gusemura, ibintu biriya bya trigonometry mwigaga kera, byose bikubiye hamwe. Ibintu bya politike na bya etike, byose ubwo bumenyi bwariho bwose bwitwaga filozofiya. Nyuma rero baje kugenda batandukanya ubumenyi butandukanye. Ariko muri make ubundi filozofiya nyine urumva ni amagambo abiri y'ikigereki akomatanyije, philo na sophia. Philo bivuga love, sophia bivuga wisdom. Mu gifaransa ubwo philo bivuga amour, hanyuma sophia bikavuga sagesse. Rero filozofiya ni amour de la sagesse. Mu buryo nyine buri wese yakumva, nawe nyine utazi ibyayo, utazi ibyo ari byo, filozofiya ni icyo, love of wisdom. Rero aho kugira ngo umuntu wenda yitwe umufilozofe, umenya ahari byaba ari byiza yiswe n'inshuti y'ubumenyi, inshuti y'ubuhanga. Umuntu ukunda ubuhanga nyine niwe bita umufilozofe. Ari muri iyo sanse ushatse kuvuga ko ndi umufilozofe, nabyemera, avuga ko nkunda ubumenyi. Ariko ubundi iryo zina filozofe ryakoreshejwe bwa mbere ku mugabo witwa Pythagore, uramuzi, w'umunyamibare. Ariko kuva icyo gihe abantu benshi ntabwo bahitamo kwitwa abafilozofe, bahitamo kwitwa inshuti z'ubumenyi. Nanjye ni inshuti y'ubumenyi. Aho filozofiya nyine ni icyo ngicyo, ni iyo totalite cyangwa se ni iryo huriro ry'ubumenyi bwose. Niyo mpamvu uwitwa umufilozofe ubwo aba afite inshingano zo gutekereza kugeza aho abandi batageze. Filozofiya itekereza ku bintu ngira ngo bine by'ingenzi usanga ku Mana. Niyo mpamvu abafilozofe uzasanga bibaza nimba Imana ibaho cyangwa itabaho, bagatekereza ku kintu bita realite cyangwa se reality, ku ibintu muri rusange cyangwa se reka tubibumbire muri univers, tubivuge gutyo. Hanyuma mvuze ko batekereza kuri univers, mvuze ko batekereza ku isi yacu, mvuze ko batekereza ku Mana no ku bindi byinshi. Filozofiya nta kindi bigamije, ni ukumenya gusa isoko, icyo twita les causes premières z'ikintu. Ukabona umuntu, ntugarukirize kuvuga ngo umuntu namubonye avutse nyuma y'amezi 9, ahubwo ukibaza uti se na nyina bajya guhura, buriya niho habereye intandaro yo kugira ngo uyu muntu azavuke. Ukazamuka ugenda uvuga ese umuntu atangira kuba umuntu ryari. Filozofiya igizwe no kwibaza ibibazo no kugerageza kubisubiza, ariko ntabwo igizwe no gufata uruhande ku buryo wavuga ngo iki gisubizo ni icyo kiriya si cyo. Kuko muri filozofiya ntabwo tudesida, uvuga ikintu ukaba ukiretse kuko umugani w'umwe mu bafilozofe wenda utaha nubambaza nzabikubwira, avuga ko ibintu byose bihora bihindagurika. Uyu munsi uramutse uvuze uti inka niyo ifite amahembe, ejo hakavuka inka idafite amahembe, wagira ngo si inka. Ibyo rero nicyo nyine bita filozofiya, ukagenda wibaza ibibazo unabisubiza. Kubera iki hariho ibintu kurusha kuba bitariho? Ese Imana ibaho cyangwa ntibaho? Ese kuki ndya ibiryo bingana gutya, kuki ntarya bike? Ese umuntu arya kugira ngo abeho cyangwa umuntu abaho kugira ngo arye? Ibyo bibazo ukabyibaza. Kubera iki twiga, ubundi umuntu abayeho atize yaba iki? Ukabyibaza. Iki ngomba gukora? Ese ubuzima ni iki?
tukibaza Imana kuki ari nziza ariko tukabona ibintu bibi mu isi, ese ibyo bibi mu by'ukuri ni ibibi cyangwa ni twebwe tubyumva nabi? Ibibazo biteye nka gutyo, ugenda ugerageza gusubiza ubicengera, wumva uko ibintu biriho, ukumva sisiteme politiki ziriho, ukumva imvugo z'abantu ukabasha kumva icyo baganishaho. Yewe ni abantu batagira filozofiya. N'umwana muto buriya niwe mufilozofe w'icyitegererezo, wa wundi ubona buri kantu kose akakubaza ati mama aka ni agaki, wa wundi uvuga ati iki se cyo ni igiki, iki se cyo ni igiki. Uwo muntu ufite karagita zimeze gutyo zo gushaka kumva ibintu byinshi kandi akabyumva cyane, niwe witwa filozofe wenda nk'uko wabivugaga, cyangwa se inshuti y'ubumenyi. Ubwo rero filozofiya ni icyo, irimo ibice byinshi donc bagiye bayicamo amaburanshe, wenda hari utaha ngenda nkubwira buri buranshe na buri kigamije. Hari ibyo bise metaphysique yibanda cyane ku bitagaragara nyine out of physics nk'uko ubyumva, harimo iyitwa logique yibanda cyane cyane nyine nka kwa kundi mwavugaga kera kuri logique y'ibintu. Ubu uhuye n'umuntu akakubwira ngo nubwo nicaye ndahagaze, uhita wumva ko avuze ibintu bitari logical. Ni icyo logique yibanda kuri ibyo urebye. Hanyuma hazamo psychologie, nubwo psychologie atari igice cya filozofi neza, iga ku mitekerereze. Hazamo epistemologie ikijyanye no kumenya. Ubundi tumenya iki? Tumenya icyo tubonye, donc uko ikintu kigaragara cyangwa igituma icyo kintu kiba icyo kintu. Bigiye bitandukanye. Harimo ethics yigisha noneho cyangwa se ijyanye n'imyitwarire y'abantu. Harimo politiki nayo buriya ni igice cya filozofi cyigisha abantu nyine ku bijyanye n'imibanire n'imitegekere ya nation cyangwa se igihugu. Ubumenyi nk'ubwo rero, umufilozofe ni umuntu ufite ubumenyi bwagutse, buri ngingo uba ushobora kumubazaho ashobora kugira icyo ayivugaho kandi kikumvikana. Ndumva ari ayo makeya naba nkubwiye, n'ubundi wabikubwira byose ntiwabyumva. Nyine that's philosophy. Muri urwo rwego rero abantu bose sinzi bavuze ko guhera ku mwana mutoya uba uri kubaza mama we ngo iki ni igiki, cyangwa papa we, cyangwa umuri iruhande wese, buri muntu wese agira certain level of philosophy mu buzima bwe, kubera ko nta muntu ubaho atibaza cyangwa agerageza gushaka ibisubizo. Yeah, you are right. Icyo kintu uvuze nicyo, abantu bose ni abafilozofe tugendeye kuri kwa kundi babivugaga, ariko hari abafilozofe par profession baba baragize uwo mwanya wo kwiga noneho byihariye filozofi, bakayisystematiza ku buryo adatekereza mu buryo buri vulgaire. Vulgaire ni ukuvuga ngo wenda bwa rusange, atumva ibintu gutyo gusa muri rusange. Uwo utekereza mu buryo buri systematique wabashije kwiga filozofiya, tubita abafilozofe by profession. Abandi rero bose muri rusange ni abafilozofe bijyanye n'urwego bariho. Ubwo nawe urumva nyine wenda uri umufilozofe ku rwego rwawe, n'undi nawe ni uko, nanjye ni uko, ariko wenda nkabarusha kuba wenda njye nagira ako kantu ka philosophy by profession. Ibindi byo nyine twese on est tous philosophe. Merci. Urumva byaba ari ibyo rero, murakoze kuntesha umutwe, ariko n'undi wese wabyumva byamufasha. Sawa rero.